Hello guys, inshuti bakunda komeza kubana ahangaha umunsi kundi ndabashimiye cyane. Tudatinze rero ngiye kukwereka neza uburyo tugiye kubikuza aya mafaranga tuyohereze kuri Trust Wallet. Turabizi ko yageze kuri Trust Wallet atayoherezwa kuri Binance. Akimara kugera kuri Binance rero ni nkaho tuba tuyafite kuri Momo, bahita batuvunjira dukoresheje uburyo bwa peer to peer trading. Ndakeka murabizi. Utabizi yinjiye muri groupe yacu tumufashe abashe kuba yamenya byinshi bijyanye no gukorera amafaranga online nta gishoro na gitoya bisabye. Tudatinze rero urabona ko dufiteho GMPT 5.59 bingana n'amadolari na 0.44 by'idolari, kuko urimo kubyirebera aho ngaho dufiteho 0.59 ndetse bikaba bingana na 0.44 by'idolari. Tugiye ko twabikoza muri Trust Wallet turebe ko twishyurwa, turebe ko duhita tuyakira kuri Trust Wallet yacu. Noneho namara kujya kuri Trust Wallet yacu turaba dufiteho uburenganzira kuko aba ari konte za online cyangwa ama wallet atandukanye nka za MetaMask n'izindi. Rero yagezeho yohereza muri Binance ukagurisha muri peer to peer trading. Rero tudatinze turakanda handitse earning, hari ahegere ifoto, nureba aho handitse my earning kuko urimo kubireba handitse my earning, hari 0.59 bya GMPT bingana 0.44 bya USDT. Aya ngaya tugiye kubikoza muri Trust Wallet yacu. Rero nkuko ubireba iyo ushaka kubikura, iyo wabihuje video kubihuza ni ukenera winjiye muri groupe nyiguhereze. Ikintu ugomba kumenya rero, hano bakoresha uburyo bwa BNB Smart Chain BSC aburiya buriho agafresh bukweretse bwa BNB Smart Chain ndetse n'uburyo bwa Celo. Ariko mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu dukunda gukoresha BNB Smart Chain kuko niyo itworohera. Rero ikintu uri bukore tukanda handitse payout kugira ngo kwishyurwa, urakanda handitse payout, nureba handitse gas fees nayo bagukata mu gihe uri kubikuza. Amount nayo ufite kuri konti yawe, handitse total nayo ufiteho yose kuri konti yawe, cyangwa ayo uri bwakira handitse total ayo uri bwakire nyine bamaze gukuraho fees cyangwa ayo gukata. Tudatinze rero ngiye kubanza nkwereke ayo dufite muri Trust Wallet kugira ngo mubanze mubyibonere mbere yuko tubikuza. Nongere mbereke neza yamaze kutugeraho, mubona ko yatugezeho byose mubyirebera. Ikintu usabwa rero nukana subscribe utarayikanda kandi like kuri iyo video, dukomeze kwiteza imbaraga igere ku bantu benshi babashe gukuramo amafaranga. Turaza kwiyandikisha muri ino video rero, ntucikwe nabyo kuko byose biri muri ino video. Urebe neza mukandi kayo tugiye kuba twabigeraho. Niba ukeneye kwiyandikisha nabwo wakihutisha, ariko ikiza no kwabanza ugasobanukirwa. Rero ikintu uri bukore uramara kanda kuri payout, urabona ko transfer in progress niko batubwiye amafaranga yacu arimo koherezwa. Rero ntago biri butinde cyane, araza guhita atugeraho nabyo mubyirebera. Urabona ko ubu ngubu amafaranga yamaze guhita atugeraho ako kanya, nta mwanya munini uciyemo tukimara kubikoza. Urabona ko twakiriye received 0.59 GMPT kuri iyo wallet from AOX. Iyo wallet imeze gutyo yoherejwe muri Trust Wallet. Urabona ko iyi ni Trust Wallet iduhaye notification itubwira ko tumaze kuba twayakira. Urabona ko Trust Wallet ise tubwira ngo tuyihe inyenyeri kubera ko ivuze ko ibintu byose ibikoze byihuse idatinze na gatoya agahita atugeraho. Tukimara kuri Trust Pilot, iyo ufite umwanya urazikandika hano write review ukavuga nyine uburyo no Trust Pilot cyangwa Jump Task uburyo wabonye ikora, nimba wayishimiye ukavuga nyine ukayivugaho mbega bitewe n'uburyo umaze uyikoresha. Ariko ibi byadutinza, reka duhite dusohoka tujye kureba uko amafaranga yatugezeho. Ariko mbere yuko tujya kureba ko yatugezeho, reka mbanze mbereke uburyo biyandikisha. Kwiyandikisha rero ni ibintu byoroshye. Abantu benshi bavuga ngo kwiyandikisha birabagora, akenshi sinkunda kugaragaza uburyo bwo kwiyandikisha kuko manzi ko buri wese umuhaye link imugeza aho iyandikishiriza bitamugora. Niyo mpamvu rero ngiye kubanza kwereka uburyo uyandikisha. Rero aha ngaha bari notifications zitandukanye, ije muri notification Jump Task aho tuyakorera. Urabona ko uri watch video twakiriye 0.05 bya GMPT, naho hose twagiye twakira 0.07. Urabona ko handitse payout wallet completed, ayo twamaze kuba twabikura mu ushize twabikuye handitse payout to wallet completed, amafaranga yamaze kuba yabikorwa angana na 0.78. Ayo nayo duheruka kubikuza n'ubu ngubu tubikuje 0.59 bya GMPT. Nuza ukareba handitse get reward, urabona ko twagiye twakira received GMPT. Na notification baduhereza iyo tumaze kuba twabonamo izo GMPT baduhembye.
twarangiza tukaba twazibikwa. Tudatinze reko twiyandikisha, uragenda muri comment y'ino video urimo kureba urasangamo message imeze gutya handitseho ngo iyandikisha. Hano urabona ko handitse job task, none ikintu uri bukore urakanda kuri iyo link ubonye hariya, urahita uyikanda. Ukimara kuyikandaho rero wowe bwa mbere uzawugiyemo bwa mbere barahita bakugeza kuri job task aho uyandikishiriza. Nurangiza ukande kuri email ugiye kuba wakoresha, nyuma kuba wayikandaho uraza guhita winjira ugeremo ahangaha. Ntabwo ari ibintu bigoye kwiyandikisha, nuze guhitamo Google kuko nibwo buryo bwose bwo kwiyandikisha. Uhitemo email uhite ugira ahangaha, kuko ngewe iyi account yari yanditse niyo mpamvu utigeze ubona bambaza ibijyanye na Google. Rero wowe baraza kuba babikubaza, niba babikubaza ubikandeho winjire uhite ugera ahangaha. Nugera ahangaha rero ikintu uri bukore kizagisigaye no gukora amatask. Video yo gukora amatask iri imbere ndaje nyibageze. Murabona ko ahangaha USDC twakiriye izo twazakiriye muri app ya HiFami, kuko mubizi nabiberetse tubikura muri HiFami. Ariko urabona ko za GMPT twakiriye ari 0.59 bingana na 0.43 by'idolari. Bye bye, mugire ibihe byiza. Ciao ciao, tusubire muri video zikurikira. Ndabakunda cyane. Iyi video ni y'uburezi gusa, amakuru yose yari exam, ntukoresha amakuru ya nyayo y'umuntu wari wese uko bigaragara hano biragufasha kwiga gusa. This video was for educational purpose only. All information shown as was example data, and all your personal information was used. Everything shown as is learning purpose only.